Mu gihe tumeze nk'aho duhugiye mu ntambara ziri kuba hirya no hino z'amasasu, z'amagambo, ibitero bigiye bitandukanye biri kuba hirya no hino, hari indi ntambara yatangiye kandi yatangiriye muri Afurika. Ni intambara y'ubukungu, ni intambara mbega imeze nk'aho iri guhanganisha ibihugu bibiri by'ibihangange ku isi mu ntambara y'ubukungu. Ngira ngo ino ntambara ubwo yabaga mu burengerazuba bwa Aziya, hagiye hagaragara ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kuzagenda bwisanga bumanuka cyane kurushaho, ahanini bitewe n'uko idolari ryabo rimeze nk'aho riri gusimbuzwa ifaranga ry'Umushinwa ry'iri yuan. Gusa iyo ntambara noneho y'ubwo bukungu imeze nk'aho yatangiriye muri Afurika. Ifaranga ry'Umushinwa rino twita ngo ni Chinese yuan ndetse n'aya mafaranga y'Umunyamerika bimeze nk'aho biri mu ntambara iteye ubwoba cyane kandi yatangiriye muri Afurika. Noneho ni ibintu bizwi ko ubukungu cyangwa se ibyerekeranye n'ubucuruzi mpuzamahanga, icyerekeranye n'ubucuruzi hirya no hino ku isi cyabaga kiyobowe cyangwa se kiganjwe n'idolari. Idolari ryabaga riyoboye mu byerekeranye n'ubucuruzi bw'ubuhahirane hirya no hino mu bihugu. Gusa muri kano kanya idolari rimeze nk'aho riri gufatwa kunda n'ifaranga ry'Umushinwa ku ruhando mpuzamahanga. Kwezi gushize nibwo bintu byatangiye gusa nk'ibigaragara cyane. Hari igihugu cyo muri Afurika bita ngo ni Libya, ni igihugu gikomeye. Iki gihugu cya Libya cyagiranye amasezerano n'Ubushinwa. Bamaze kugirana ibiganiro, banki z'ibihugu byombi, ubwo ni banki y'igihugu cy'Ubushinwa nkuru na banki nkuru y'igihugu cya Libya, bajya mu biganiro. Byarangiye ibyavuye muri ibyo biganiro ari uko Libya ivuze ngo turetse ibyo gukoresha mu ihererekanya amafaranga mpuzamahanga icyitwaga ngo ni Swift, tugiye gutangira gukoresha icyitwa ngo ni CIPS y'Abashinwa. Cyo bita CIPS ngira ngo murakizi ko ni ikoranabuhanga cyangwa se ni systeme y'ihererekanwa ry'amafaranga ikoreshwa n'Abashinwa, ibita ngo ni CIPS cyangwa se mu magambo arambuye bayita ngo ni Cross Border Interbank Payment System. CIPS uburyo ikoramo ni uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga cyangwa se ni systeme y'ihererekanya ry'amafaranga nk'iyo umuntu agiye kohereza amafaranga ava ahantu hamwe ayohereza ahandi. Iyi CIPS abantu bamaze igihe kinini batayumva cyangwa se n'abayimenye bayimenye vuba bakamenya ko Umushinwa buri agira icyitwa CIPS iyo nakubwiraga bakoresha mu guhererekanya amafaranga, gukura amafaranga ahantu hamwe bayohereza ahandi. Ubundi abantu benshi bazi icyitwa ngo ni Swift. N'ubu ngubu Swift niyo tuba dufite, ngira ngo mwarabibonye ko Swift ni system ubwo ngubwo y'Abanyamerika imeze nkaho ishaka gukurwa ku ibere, niyo twitwa ngo ni CIPS. Iyo Swift yo murayimenyereye n'aya mabanki yacu tubona hano mu Rwanda, mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi, hafi ibihugu byose byo ku isi. Nimba ubonye ngo umuntu uri mu mahanga akoherereje amafaranga mu madolari cyangwa se akohereje amafaranga araje kugezaho mu Rwanda, buriya haba hakoresheje iyo systeme bita ngo ni Swift. Ku buryo Amerika nigiye gufatira abantu ibihano ishobora kuvuga ngo igihugu cyanyu tugifungiye Swift, ntabwo mwakongera kohereza amafaranga hanze mugiye nko kurangura cyangwa bari hakurigiriya ngo bohereze amafaranga mu gihugu. Icyo gihe Amerika ibigufatiye ibihano biteye ubwoba iyo bagufungiye iyo systeme bita ngo ni Swift. Iyo systeme rero n'ibihugu byinshi byakoreshaga, ariko Umushinwa yazanyiye imeze nk'ije guhangana n'iyo Umunyamerika bita Swift, ameze nk'uri kwisimbuza iyo bita ngo ni CIPS. Iyi Swift yari imaze igihe ikoreshwa cyane ndetse buriya muri kano kanya niyo dukoresha muri kano kanya. Nimba mujya mwakira amafaranga aturutse hanze, hari n'abishyurwa ngo na za Google, buriya niyo Swift ikora. Muri Swift mu magambo arambuye byo bisobanuye ngo ni Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ari byo mu magambo arambuye bita ngo ni Swift. Banki mpuzamahanga hafi ya zose zikoresha ino Swift mu rwego rwo kugira ngo bishyure amafaranga cyangwa se bohereza amafaranga runaka hirya no hino mu bice mpuzamahanga. Ibyo rero bisobanuye ko na banki yose igiye gukoresha Swift kuko ari ihererekanywa ry'amafaranga mpuzamahanga batitaye ku gihugu urimo, kuko uri gukoresha iyo systeme y'Umunyamerika bita Swift, uba ugomba gukoresha ifaranga ry'Umunyamerika, idolari mbega mu yandi magambo. Aho niho idolari rizira, niyo mpamvu rikomeza rikenewe rigakomeza kuyobora isi. Yandi magambo Umushinwa kuba afite none cyitwa ngo ni CIPS nacyo gikora nka Swift, biba bivuze ko nukoresha Swift nako CIPS agomba kureka gukoresha idolari akariva akaritera umugongo. Icyo gihe Amerika muri kuyisubiza inyuma ugatangira gukoresha iyo CIPS y'Umushinwa, ubwo ugiye gutangira gukoresha amafaranga y'Umushinwa amayuan. Mu yandi magambo kuba igihugu nka Libya cyarafashe icyemezo cyo kuvuga ngo turekeye gukoresha Swift, duteye umugongo systeme y'Abanyamerika, tugiye gukorana n'Umushinwa dukoresha CIPS, bivuze ngo Libya ni nko kuvuga ngo guhera uyu munsi tugiye kujya twishyura amabanki mpuzamahanga cyangwa se aho twohereza amafaranga cyangwa se abatwoherereza amafaranga bidaciye kubanza kujya mu madolari
tayari bijye bihita bigenda bijya mu mafaranga y'umushinwa. Ikindi ntabwo ari Libya gusa yatangiye gusa nk'itera umugongo ikoreshwa ry'ifaranga ry'idolari cyangwa se gukoresha systeme y'umunyamerika, ahubwo ibihugu byinshi byo muri Afurika nabyo byamaze kuyoboka ino nzira. Ibihugu byinshi muri Afurika harimo n'iby'ibihangange muri Afurika n'ibihugu bitaratangira. Abayobozi b'ibihugu, hari ibihugu bumva bavuga ngo ibi nabyo ntibiratangira kuyoboka iyi systeme yo gutangira gukoresha CIPS y'umushinwa, ariko biba biri mu bintu bari kuganirira mu nama, mu byumba bikomeye, mu mabanki akomeye y'ibihugu. Ni ibintu baba bari kuganira bavuga ngo ni gute twava kuri Swift y'umunyamerika tukayoboka CIPS y'umushinwa. Ibyo ngibyo ahanini bigaterwa n'ikintu twakwita ngo ni igiciro, icyerekeranye n'umuvuduko ndetse no kubasha gushyikira ikintu mu buryo bwihuse cyane. Reka duhere kuri iki cyitwa igiciro kiri gutuma ibihugu bya Afurika bishaka kuva ku idolari ry'umunyamerika cyangwa se bashaka kureka gukoresha iyo Swift y'umunyamerika, iyo systeme bagakoresha CIPS y'umushinwa. Urugero rwa mbere rwabidusobanura neza kugira ngo tubyumve ni iki gihugu cya Kenya. Kino gihugu cy'abaturanyi cya Kenya buriya gifite amadeni menshi cyane, ngira ngo murabizi, mpuzamahanga. Ayo madeni yose umunyakenya yari afite cyangwa se no leta y'abanyakenya bari bafite, ayo madeni yose bari bafite yabarwaga mu madolari. Buriya nicyo cyica ibihugu bya Afurika. Ubu usanga umunyamerika aguye deni akarigwa mu madolari ye mu ifaranga rye. Niyo mpamvu nyine idolari rikomeza riyoboye. Umunyakenya nawe ariya madeni yose yari afite ni amadeni yari ari mu idolari. Gusa mu minsi yashize Perezida wa Kenya afatanije n'ubundi buyobozi bw'ubwo n'ubyerekeranye no mu bukungu bafashe amwe mu madeni bari bafite yari ari mu madolari, barabanza bayavunja mu ifaranga ry'umushinwa iri yuan. Ingano y'amafaranga y'ideni Kenya yari ifite ntabwo yigeze agabanuka, ariko nimba bari bafite ideni mu madolari bararihinduye rihita rihinduka rijya mu mafaranga y'umushinwa ma yuan. Ibyo rero byafashije iki Kenya gufata ideni, amwe mu madeni bari bafite ari mu madolari bakayavunja bakayahindura mu mayuwani, ubwo nyine no gukorana n'umushinwa. Icyo byafashije leta ya Kenya nuko ideni ryabo ryahise riba rito cyane ry'abanyakenya, kuko ryavuye mu madolari rihinduka mu mafaranga y'umushinwa. Kuko mbere na mbere ni ibintu bizwi, buriya ifaranga ry'idolari rirahenze cyane ugereranije n'ishiringi ry'umunyakenya. Ikindi cya kabiri cyatumye inguzanyo Kenya yari ifite igabanuka ni ukubera ko umushinwa buriya icyo twita ngo ni inyungu ku nguzanyo, cyangwa se inyungu wungukira umushinwa yaguhaye inguzanyo iri hasi cyane ugereranije n'iy'abanyamerika cyangwa se biriya bihugu bindi byo mu burengerazuba. Mu yandi magambo tugiye mu mibare noneho neza kugira ngo bisobanukirwe, Kenya guhindura ideni amwe mu madeni bari bafite yari ari mu madolari bakayahindura mu ifaranga ry'umushinwa iri yuan, byahise bitabara Kenya cyangwa se byasevingiye Kenya, byunguye Kenya, byatabaye Kenya amafaranga angana na miliyoni 215 ku mwaka. Ibaze kuba igihugu nka Kenya, kuko bavuze gusanga amwe mu madeni twishyuraga buri mwaka tuyakuye mu ifaranga ry'umunyamerika tuyashyize mu mayuwani, byahise bituma Kenya hari amafaranga yajyaga agendera muri iyo nzira yo kuba bishyura mu idolari agera kuri miliyoni 215 z'idolari, batabaye ayo ngayo agiye kujya aguma mu isanduku ya Kenya kubera gusa bahinduye cyangwa se bavunje mu ifaranga ry'umushinwa. Ngira ngo uri kumva ukuntu gukoresha idolari bihenze muri kano kanya. Wari uzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, MES Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose, no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. MES Limited turabigukorera. Va ku batubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga andi makuru kuri wa@mes.rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 730 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwanatwandikira email kuri mesrwanda@gmail.com. Kandi ibindi bihugu byose bya Afurika ko kantu nako biba byamaze kukabona. Niyo mpamvu ngubwira ngo umunyamerika intambara igiye kumugora yerekeranye n'ubukungu, kuko ibihugu byinshi yabyibye igihe kinini, yabituburiye igihe kinini ku buryo bigiye kumuvaho. Ibaze kugira ngo bino bintu byumve neza, ibaze nimba mfite ndi Kenya, ubwo ngubwo ngiye umwanya wa Kenya, nimba nishyuraga Amerika cyangwa se nishyuraga ideni mu madolari, ubwo tugiye kubera mu Nyarwanda nishyuraga miliyari buri mwaka imwe, ariko kubera ko mpinduye ayo mafaranga nkayavunja amafaranga y'umushinwa, aho nishyuraga miliyari y'inguzanyo nafashe, ngiye kujya nishyura hafi miliyoni 700
ayo yandi asigaye arengaho yari inyungu nyine yagenderaga mu kuba ndi gukoresha ifaranga ry'umunyamerika. Iyo nyungu ingana na miliyoni 215 umunyakenya arayitabaye, igiye kugishaka ibindi ikora igume muri Kenya. Miliyoni 215 n'amafaranga menshi ku bihugu byose, by'umwihariko ku gihugu nka Kenya. Aya mafaranga Kenya itabaye batazongera gutanga cyangwa se batazongera kwishyura agera kuri miliyoni 215, ni amafaranga yafasha Kenya mu gihe bafite nk'imishinga ikomeye y'ibyerekeranye n'iterambere, gusana imihanda yangiritse, kubaka imihanda mishya. Ayo mafaranga miliyoni 215 amafaranga menshi yagenderaga icyo twakwita ngo ni ubusa, bitewe n'uko gusa ngo bishyuraga mu mafaranga y'idolari. Aho rero niho umushinwa akomereje kwinjirira Afurika agenda yifata. Abanyakenya babibona, ibihugu bindi babibona, bivuga ati Kenya nimba ibashe gutabara ziriya miliyoni zingana 215 ku mwaka, natwe buriya madeni dufite tuyakumva se tukayashyira mu ifaranga ry'umushinwa, bira natwe bishobora gutangira gutuma hari amafaranga dusevinga. Nuko nguko rero abantu bayoboka CIPS, ibihugu bikayoboka CIPS, ya system y'umushinwa n'ifaranga ry'umushinwa, ugasanga umunyamerika Swift ye n'idolari rye bisa nkaho batangiye kubitera umugongo gahoro gahoro. Mu yandi magambo, gukoresha cyangwa se kuyoboka ifaranga ry'umushinwa no gukoresha CIPS ye, inguzanyo iba yoroshye kuyishyura ku giciro cyo hasi, ndetse no kubona inguzanyo bikaba byoroshye. Ikindi cya kabiri rero kiri buze gutuma ibihugu byinshi bya Afurika muri kano kanya ndetse n'abandi benshi batangira gutera umugongo Swift ndetse n'ifaranga n'idolari ry'umunyamerika, ni ukubera umuvuduko. Buri idolari riradutinza twese. Idolari riradutinza cyane cyane abantu baba mu bintu by'ubucuruzi. Idolari riradutinza, riradukerereza. Ubwo ndavuga abanyafurika cyane cyane. Bundi ukuntu bigenda, wenda reka dufate urugero. Mu Rwanda dufite abacuruzi barangura ibintu mu Bushinwa bakabizana mu Rwanda cyangwa no mu kindi gihugu waba urimo cy'Afurika. Abo bacuruzi hari igihe avugana n'inganda zo mu Bushinwa akazibwira ati ndabaha miliyari, ndabaha miliyoni 500 cyangwa miliyoni 100, ni urugero, bitewe n'ibyumvikanye n'uruganda rwo mu Bushinwa. Umucuruzi icyo akora n'iki, ahita ajya kuri banki akabwira banki ngo munyishyurire uruganda ruri mu Bushinwa runuru runyoherereze, bampakirira amakontineri bayohereze. Icyo banki rero iri mu Rwanda ihita ikora kugira ngo bakwishyurire mu Bushinwa uruganda ruri mu Bushinwa, mbere na mbere banki y'inaha ukiyibwira ngo munyishyurire banki iri mu Bushinwa, ni ukuvuga ngo banki y'inaha ihita ibanza igafata amafaranga, nimba miliyoni 500, nimba ari 100 z'amanyarwanda wari ugiye kwishyura mu Bushinwa, bakabanza bakayavunja mu madolari, ari byo bita ngo ni ukugura idolari. Ngira ngo murabizi kugura idolari ukuntu bihenze. Bamara guhindura ayo mafaranga yawe mu idolari, urumva biba biguhendesheje, bakabona kuyohereza mu Bushinwa kuri rwa ruganda cyangwa se kuri za banki zo mu Bushinwa n'izo nganda. Izo nganda noneho zikabona kukoherereza imari, ugasanga biraguhendesheje. Ibyo ngibyo wenda reka tureke gukoresha na transfer zakozwe na mu banki. N'umucuruzi usanzwe iyo agiye guhaguruka ngo agiye mu Bushinwa kurangura, uba usanga kuri banki yawe wifitiyeho miliyoni runaka, urabanje ujya kubikuza izo miliyoni ziri kuri banki, uvuyeyo ugiye ku ma forex bureau cyangwa se no muri banki barazigira, bagira ibivunja, bagira ibiro by'abavunjayi, ukasanga wifitiye amafaranga yawe y'amanyarwanda wari ugiye kuranguza mu Bushinwa, bigahita biba ngombwa ko ujya kuyagura idolari. Ngira ngo urabizi, iyo uguze idolari bihita biguhenda amafaranga yawe, ugasanga abaye make kuko yari amanyarwanda uyaguze idolari. Ntago ari ukuvunjisha, uguze idolari kugira ngo ujyane idolari mu Bushinwa kurangura. Nugera mu Bushinwa ubishyura amadolari, icyo gihe urumva ibyo byose ni ibihombya umucuruzi w'umunyafurika. Gusa uyu munsi none ibihugu bya Afurika bizatangira kuyoboka icyitwa CIPS, ya system itandukanye na Swift cyangwa se imeze nk'ije kuvuguruza Swift y'Abashinwa. Icyo yo igufasha gukemura, barabanza mbere na mbere bagakora icyo kintu cyo kukubwira ngo uragura idolari. Umushinwa arakubwira ati ufite banki yo mu Rwanda muri mukorana, yego, nimba ufite amafaranga, iyo banki ikoresha CIPS, ntago ari ngombwa ngo mubanze ngo mujye muri za process zo kubanza kuvunjisha ngo mugure idolari ngo mubone kutwishyura amadolari. Icyo gihombo cyo kubanza kujya kugura idolari umushinwa arabanza akakigukiza. Ayo mafaranga banki yohereza direct kuri banki yo mu Bushinwa, bagakorana hagati yabo, umunyamerika atajemo. Ngira ngo uri kumva ukuntu umunyamerika yamaze gufata isi. Ni ukuvuga ngo njye nifitiye miliyoni yanjye, ni urugero imwe, ndashaka kwigira mu Bushinwa kurangura urukweto wenda rumwe. Ubwo ninjye n'umushinwa n'uruganda ubundi twakagombye kugirana ubucuruzi, ndamuha iyo miliyoni nawe amereza inkweto za miliyoni, ni urugero. Ariko umunyamerika kuko yamaze kudufata, ahita akubwira ngo ugiye kugurira umushinwa, ariko ngomba kuba ndimaho hagati nanjye nkagira ikintu nsigarana.
umunyamerika agahora aryaho. Niyo mpamvu iyo miliyoni ninyifata ndabanza njye ku ma biro de change, ya miliyoni mbanze nyiguremo idolari, udufaranga tuhite tuba duke kuko umunyamerika menshi arasigaranye ngo naguze idolari rye. Aho ngaho niho idolari rero ryinjirira, umunyamerika agahora arya ku tuntu twose. Iyo nzira rero umushinwa kubera CIPS yatangiye gusa nk'ikoreshwa hirya no hino n'ibindi bihugu biri kuyibona, Amerika igiye kumera nk'aho ikuwe mu nzira, cyangwa se iryo dolari rye umuntu na banke ye bajye bahita bikoranira, cyangwa se n'amafaranga ye bajye bahita bikoranira n'umushinwa direct. Icyo ni icya kabiri rero kiri kuza gutuma noneho umunyamerika asigara inyuma na Swift ye. Iyi ni intambara ibikomeye y'ubukungu. Umunyamerika yabonye umushinwa yatangiye kumwinjirira gutya, ni hamwe wumva ngo imbunda zanegutse, ibintu byakomeye. Yandi magambo urebye iki gihugu cy'Ubushinwa gukoresha CIPS yacyo cyangwa se gukorana n'umushinwa bimeze nk'aho biri korohereza ibihugu bya Afurika kubona inguzanyo cyangwa se kubona ideni ku giciro kiri hasi cyangwa se mu buryo buhendutse, kugera ku isoko mu buryo bwihuse cyane, ndetse no kubasha kuba abanyafurika babona noneho inguzanyo mu buryo bwihuse cyane. Buriya ukuntu kubona inguzanyo ngo bibanje guca kuri izo Swift z'abanyamerika, inguzanyo izaza mu madolari, byagoraga ibihugu bya Afurika bikagira inzira ndende bicamo no kugira amwe mu mafaranga agenda asigarira muri iryo vunjwa ry'idolari n'iki. Ariko uyu munsi wa none umushinwa gukorana nawe ideni ngo uribona byoroshye cyane kandi ku giciro kiri hasi. Ibihugu bikomeye cyangwa se ibihugu bya Afurika twita ko bifite ekonomi iri hejuru, ubukungu bw'ibihugu buhambaye buri hejuru y'ibindi, ibyo bihugu byinshi byamaze kuyoboka umushinwa, kandi buri ibihugu bikuru byatangiye gukata bijya ku mushinwa, bitera intambwe ikomeza kubiyobora mu nzira y'ubukungu ihamye, bigenda bituma n'ibindi bihugu twita ngo ni bito bito mu bijyanye n'ubukungu nabyo bitera ikirenge muri ibyo bihugu. Ariyo mpamvu bigaragara ko Afurika imeze nk'aho yabaye ikibuga cy'intambara y'ubukungu hagati y'Amerika n'umushinwa. Igihugu nka Misiri ni igihugu giteye imbere cyane muri Afurika ku byerekeranye n'ubukungu. Igihugu nka Misiri tayari cyamaze kuyoboka CIPS, cyamaze kuyoboka umushinwa. Igihugu nka Nigeria turakizi ni igihugu giteye imbere ku bijyanye n'ubukungu muri Afurika, nacyo cyamaze kuyoboka n'ubundi umushinwa na systeme ya CIPS. Igihugu nka South Africa, igihugu abenshi bavuga ati kiranakubiye cyangwa se nicyo kiyoboye ku byerekeranye n'ubukungu muri Afurika, nacyo tayari kimeze nk'aho cyamaze kudeviya, cyamaze kuva kimeze nk'ikiri gutera idolari umugongo gake gake, kiyoboka systeme y'umushinwa muri kano kanya. Ibi bihugu byose nkubwiye, yaba Misiri, yaba Nigeria, yaba South Africa, bafite icyitwa ngo ni currency swap. Iyo currency swap bafitanye n'Ubushinwa ni amasezerano aba ari hagati ya central bank z'ibihugu. Ni ukuvuga ngo central bank y'Ubushinwa na central bank ya South Africa, central bank ya Misiri ndetse n'iya Nigeria n'iya South Africa, central bank zabo bafitanye amasezerano na central bank zo mu Bushinwa bita ngo ni currency swap. Ayo ni amasezerano abavuga ngo ibyo bihugu byombi cyangwa se ibyo bihugu bifitanye amasezerano ya currency swap n'Ubushinwa direct, biba bisobanuye ngo ni ibihugu bishobora kuba byakorana ubuhahirane, buri gihugu gikoresheje amafaranga yacyo. Umunyarwanda twese turabizi ko rwose ugiye hanze guhaha bisaba ngo nimba ugiye guhura n'inganda zo hakurya iriya, ntabwo wajya ku ruganda rwo mu Bushinwa witwaje amanyarwanda. Barakubwira ati banza uyavunje uyashyire mu mayuwani cyangwa uyashyire mu idolari. Ariko iyo ubwo tuvuze ubwo n'urugero mba ntanze rw'u Rwanda rubaye rufitanye ayo masezerano n'Ubushinwa, yo twita ngo ni currency swap, ni ukuvuga ngo izo central bank zaba zifitanye amasezerano ni ukujya mugirana ubuhahirane muri rya faranga ryanyu, ukatwara amanyarwanda ukagenda rwose business igakorwa muri ayo mafaranga y'iwanyu. Niyo masezerano ibyo bihugu bifitanye n'Ubushinwa. Uri kumva ko ari ikintu kigiye kuba kinini cyane. Ibyo ngibyo bikakwereka aho idolari ry'umunyamerika riri kugenda rigana. Gusa nubwo tuba tuvugaga idolari ry'umunyamerika riracyahagaze neza, kuko buriya bakubwira ko 70% y'amadeni Afurika ifite yo hanze y'umugabane wacu, 70% by'ayo madeni ibihugu bya Afurika bifite aracyabarirwa mu madolari, agomba no kwishyurwa mu madolari. Mu yandi magambo idolari riracyayoboye n'ubundi, ariko riri kugenda ryegezwayo gake gake n'ifaranga riri kuzamuka ry'umushinwa y'uwani umunsi kundi. Biragaragara mu minsi yashize twarayibonaga ko hari ibihugu byinshi kuva ino ntambara yatangira byatangiye gucuruza amavuta mu ifaranga ry'umushinwa, kugeza no kuri bya bihugu tuzi byakoranye na Amerika mbere byacuruzaga amavuta mu idolari. Harimo bimwe byatangiye kubivuga ati tuzatugurisha amafaranga y'umunyamerika, tunagurisha amafaranga y'amayuwani y'umushinwa gake gake, mu rwego rwo kugira ngo dukomeze duharura inzira. Iki ni ikintu cyari kitarigeze kibaho
ndetse n'intambwe ikomeye cyane igihugu cy'Ubushinwa bari gutera mu byerekeranye n'ubukungu, kuba ifaranga ryabo bari kuriyoboka gutya, kuba CIPS yabo iri kuyobokwa gutya. Bingibi biraza gusaba ko twongera tukabyinjiramo neza. Igitekerezo cyawe kiba gikenewe muri comment, nk'abantu namwe musigaye mubona ibintu aho bigana, mukatubwira uko mubona aho idolari riri kugenda rigana muri kano kanya n'ibyo ryagiye rikora. Ndaje turiho n'ibindi biganiro.